ingingo ya gatatu igaragaza ubucakura tudashobora kwemera no kwihanganira. Buri abantu abona abantu baceceka. Urabona cyane iyo umuntu ari umunyamakuru w'umwana abantu bumva bamunagaho dutero biri abagoregore bakora bakumva ngo baguhabye. Deja ugifata ibintu kabihagoregore kabipostinga mbere yo kikipi postinga abagaragaje urwego rwawe. Urafata umuntu nkagoregore ukavuga ngo urumuhanganisha na Rugaju. Abasore rero bavuga ngo sirika yangu n'igihe yagerageje kugira ibya akinisha yarabibonye. Yarabizi n'utudepression afite aratuzi utwo rero ntitumpabye. Utwo rero n'udutero tw'abana dukozwe nabi turimo imibare mike cyane. Ushobora gufata post ngo umuntu ayirekure mbere ko club yirekura. Uvugaragaje ibyo urimo. Sibyo? Wowe ni gute rugimbana? Wowe uri umunyamakuru nanjye ndi umunyamakuru. Wowe ni gute nasora ikintu cya Rayon Sport taragisohora? Nago biba. Explain to me ukuntu njewe na disclosing ikintu kiri internal muri Rayon Sport tarayakiribisinga. Izo atake rero impamvu ubona mu bantu bose babivuzeho bamanutse akabati tugomba kuvuga kuri Rugaju. They know me well. I've stand ku kintu cyitwa ntimurenganye Ngabo. Babonye ko Ngabo yabarasheho nibyo bamuvuzeho bazi mu gushaka kubihisha kubimaska bare kuri tangazo ryo ko bashimira Ngabo bahita banarekura na biriya kugira ngo bijyanirane. Urumva kuko mfite izina rinini birahita bitumbagera bizamuke bimira ibyo bindi none usibe nk'impamvu uzi ikintu bo nkoreye muri RMC ubu nkurininze ubunyemereye kukuvuga kuko wamvuzeho ngomba kwisobanura ku kazi kanjye ubu kiranutse cyane ubu mpaye impamvu yo kwidefana ko narabiteguje deja kuko wajyatatse ubu size position y'akazi kanjye mu buryo buri safe kuko wambanje. You can't treat people like fools. Iteka ababiri inyuma turabazi nta kintu dufite gutinya ikintu icyo ari cyo cyose turakivuga uko kiri. None kibyimbye kize kimeneke uzi impamvu tudashobora kubiresista. Buriya ushobora kureka abantu bagakora amaguye zabo mu nyungu zabo bwite. Ariko iyo bijemo person attack n'amadepression y'abagoregore ukumva ko wayagenderaho ubereka yuko ntari muri iyo kategori yuko ushobora kugiriraho ntabwo bikunda kuko abareyo bazi ukuri n'umuntu wese uzi ubwenge ku byo ndi gusobanura. Nta logique nimwe iriho yumvikana iriho. Rero ejo nababwira kari ngo ndikisekedi ngo mpo kisekedi tuvugane ese uravuga ngo ndiho naho bagiye nta muntu wagombaga avuga ngo mbwiriro kisekedi umuntu umunyamakuru uretse ukora igitangazamakuru cya leta uranga ibyo ni ibiki ndi umwaza rero n'intera hamwe ndikisekedi hari nasubije sinabyihoreye Lorenzo nigeze hano ngo nsubize reka tubirekeye mbese nakoze iki muri iki gihugu nicyo turi kuvuga mbwira umuntu n'umwe RMC ntirantumiza na rimwe natatse umuntu ntiransa bisobanuro natutse umuntu kandi hari abikora ikora ama statement sindatuka umuntu n'umwe muri media sindataka umuntu ngo nigiye nagiye mu banyamakuru bahamagajwe rusange ko byabereye i Bugesera nogeje umupira ikibambazaga niki nta kintu wavuze kinsitinga abafana ku buryo batera amabuye ntacyo basanze nta kibazo mwatuburandize nk'abanyamatiku mwatuburandize nk'abanyabibazo ariko uyu munsi niba RMC bihaye umurongo reka tuzabirebe. Nta munyamakuru mbisubiyemo tuzataka, nta munyamakuru tuzavugaho hano muri iki kiganiro, ariko uzatuvugaho yaba bicamo amarenga ariko akatwataka muzamukurikirane. Nimutamukurikirana twe tuzabibamenyesha, hanyuma nibikomeza ubwo bizaba byemewe. Ayo mabwiriza azaba yaravuyeho, amategeko azaba tubahirizwa, ubwo natwe tuzirwanaho nk'abandi bose. Mu magambo make ni icyo mvuga rwose. Mwumvise byinshi, mwabonye byinshi, abantu barahagurutse, abantu baravuze, abantu bagize bate gashira umuntu natatse nkarira banyisa amazina, bangize igicibwa, bangize igiki, abantu tutanaziranye ko natatse ninde, ko nitsamuye ninde wagize ngo impore
ntavuze ngo urakire hari uwavuze ngo urakire ejo sinarize sinatatse nuko ntibansimburanyeho nk'abagabana umwenda wa yezu ejo bundi n'ubu buse bwo barabiretse barabiretse se amazina y'iyicarubozo ejo bundi amazina y'iyicarubozo banyangisha abanyarwanda ejo bundi Leonidas aherutse ntabwo mvuga ibyo yavuze kuri Lorenzo bazakurikira nushaka ubivuge ntabwo mbivuga amazina itsoke ntibiri kuri reka mbyuba biri on record sibyo kuri za YouTube aherutse kuvuga publicly aratangaza without fact afata umuntu akamugereranya akamwitira ibintu adafitiye fact ibyo ni ibintu Alex nayo ibireba akabivuga mu mazina sibyo nk'umunyamakuru impamvu bamukoresha gutyo Karenzi urumva rekana na bya dressing impamvu bamukoresha gutyo umukoresha donc ngo yaramubwiye ngo wowe impamvu woroshye kugukoresha ngo kuko ufite ubumuga sibyo ngo wowe abo uzatuka ntawe uzatinya kugusubiza sibyo kuko niba bakuvuze twavuga ko bakuvuze ko ufite ubumuga umuntu arajya kwita abantu ibisambo ajya kwita abantu batinganye bavuga mu mazina donc ntiwemerewe kuvuga kuko afite ubumuga sibyo nibyo ejo navuze nti uyu muntu twicana muri stade muyobora aho yicara muha amazi uyu muntu ari kuntuka nziza iki ko nta kintu na kimwe dupfa donc uko nyine aziko ngo afite ubudahangarwa nicyo bamushyizemo nta muntu uzagusubiza nta muntu uzakiza cyane MC niba ibyo bintu niba uwo muntu ataratumizwa niba umuntu atarahanwa ngo yamburwe n'uburenganzira bwo kuvugira kuri radiyo nta muntu n'umwe mu Rwanda waba nta n'umuntu waba wemerewe kuzigera hano kuko nta bintu byajya nyuma y'ibyo ukavuga umuntu mazina ukamwita amazina ukamwica urubozo byose si yica urubozo nese ubwo tuvuge ko Madame Scovia atabizi arabizi nta muntu utabizi Mugisha arabizi nta muntu utabizi kuko abivuga arabyirikodinga akabishyira kuri YouTube akajya kuri radiyo ntamuvuze nta muntu wamuprovotse ejo bundi yari icyahimba ikinyoma ari nabi byose byaturutse ikiganiro aravuga ngo Lorenzo na Karenzi niyo bagiye gukura Ngabo Robin muri Rayon Sport bamusi mu izina ry'Imana nakubiswe n'inkuba niko umuntu yicara agahimbira umuntu ngo agiye kwirukanisha uyu musimbura ukira bari gukora abagira ngo uwo muntu ugiye kuva mu kazi akwijundika ko ari umwirukanishije abwira abafana be bose ko ari umwirukanishije abakwange sibyo abwira igihugu cyose ngo uyu muntu ni umuntu w'inda nini gisahiranda arashaka kwiba ikipe ari kwirukanisha uyu ngo ajyemo ibyo bintu ni ibintu biri emfonde ibyo byose bikaba umuntu bakamwita Kisekedi intera hamwe umwazarendo sinsubize nkabiturumbye bikira Mariya nkigira mu rugo ejo nkazindukira no kazi gusurambira ngo turiho tubayeho kimikino kitari kimikino dukoze ibiganiro byinshi yari yatumiye Mutangazaji nejo uyu nabyumvaga kuri X ari live nejo bamutumiye ejo nabyumvaga ariko uyu munsi yamutumiye cyane bwa kabiri nabyumvise yasobanuraga ngo impamvu atukana banyandikiye yasobanuraga ngo impamvu atukana ariko ngo atazanabireka uzi ikintu yavuze ngo umunyamakuru bamazaga abaturage bamubajije ngo Mutangazaji umunyamakuru wahise ngo kuba utukana kuri radiyo ngo ntabwo bizakwicira seve ku buryo uzabura akazi ahandi ni umuturage wamubajije kuri radiyo yavuze ngo bizanyicira seve gute ko abandi bitabiciye seve ngo umunyamakuru wasabye minisitiri Cupa ngo niba abona amakontra abona ama offers ngo ni ikimenyetso cy'uko nanjye ntazayibura 50 years old man ngo niyo mpamvu adashobora kureka gutukana kuri radiyo uramponda sinoga